Igitondo cyiza, akashishikarongi igitondo cyiza cy'umwaka mushya akashishikarongi k'umwaka mushya wa 2024. obw'enkumibiri Muri twebwe hari abaramutse neza, omuri twe n'abimukagye ariko hari n'abataramutse neza. kandi hariho n'abatimukagye. Uyu munsi iri zuba tugiye kwiga ibyigisho tuza kwega ebyegeso by'ubuzima, eby'amagara, ibyigisho byagufasha ebyegeso byakubasa kukwasa kugira ngo ugire ubuzima buzira umuze. kugira ngo ogire amagara marungi. Ndagira ngo uhereye umunsi ngira ngo kutandika iri zuba utangirane umwaka otandika omwaka n'umutima n'omutima ufite intego gwine target yo kuvuga ngo kugira ngo uyu mwaka ogu wose ngiye kurangiza gwona naza kuguhesa ntarwaye indwara n'imwe mbigizemo uruhare. ntarwire urwire na bumwe ari nyebesezo. Icyakora wenda nzarware mbitewe n'ikirere ndimo, ubundi nyije ndwara bikuretwa na hundi, ariko ngewe ku giti cyanjye konkanyo wahabwanje ntabigizemo uruhare. Ntabigiziremo okurwara, ntabigiziremo kuba ninye nabikora. Uyu munsi rero izuba ndagira ngo tube abantu, nyindaho tuba abantu bashya, abantu basya, atari bashya gusa mu mutima, batari basya umutima cyonka, ahubwo n'imibereho nangwa no kubaho. Reka dutangire dusenga. Reka tutandike tukushaba. Mana yacu, hanga wito, turagushimiye cyane, tukusima munonga, umaze kutwambutsa icyambu kirekire, waheza kutwambusya inyanja pangu cyaduhuzaga n'umwaka wa 2024. cyane tubuganisa n'umwaka wa 2024. hari abo ubuzima bwabo butaraye bukomeje, hariho bingi abatabasize kubaho, waturinze twebwe. itwe waturinda Si uko utabakunda, kugira ngo tukubakunda, ahubwo igihe cyabo cyari kigeze ku musozo, nga ekiro cyabo cyakikira, dushoboze gukoresha neza igihe dufite, otubase gukoresha ebiro bitwasigaza, binuduha ubwenge ejo tuhereze ubwenge kugira ngo dusobanukirwe kugira iby'ubuzima. ngo tubashe gushoboreshwa n'iby'amagara, nanjye ugiye kubyigisha nawo waza kubyegesa, ume kubisobanura nk'uwigishije, umuhereze okubivunura ngo wabasize kubyegesa, nyuzuze umwuka wera, umuhereze moyo rwera, n'umusobanuzi umuhe ubwenge, nangwa no kuvunura umuhereze ubwenge. tubisabye Imana Turabishaba mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. amen. 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 Ndagira ngo uyu munsi dutangire kwigana icyigisho ningira ngo rizo basitandika gwega hamwe cyegeso kivuga ngo ekiri kugira ngo baho muri 2024 obeho omukumi ibiri arinena ufite amagara mazima. oyina amagara marungi. Se wafite indwara ziteye ubwoba? bitu no oyina indwara zikwisa ubwoba, Reka nkubwize ukuri, reka ngambira amazima, ubu nta ndwara iteye ubwoba imbere ya Kristo. hatari indwara ikwisa ubwoba mu misho ga Kristo. Hari benshi bari barembye mu mwaka ushize, hariho bingi babire bari kuba mu mwaka gwawire, Uwiteka yaradufashije hanga katwasa, tubana nabo, twaba nabo bamererwa neza. babaji. Nawe uyu mwaka niwo ku mwaka nubana natwe mu gutangira uyu mwaka n'ibi byigisho, wagumana ori nito mu kutandika kw'ebyegesebe, uzafashwa mu by'ubugingo noza kwasibwa mu by'omwoyo, ndetse no mu byo kwitungira amagara mazima. nangwa n'ebyo kubaho okutunga amagara marungi. Reka ngire amagambo nsoma reka ngire bigambo byarashomye mu gitabo cy'ibyahishuwe, omukushukurwa turasoma igice cya 14, tuza kushoma 14. byahishuwe 14, omukushukurwa 14 turasoma duhere ku murongo wa 9. tuza kushoma tutandikira mushorongo gwa mwenda.
marayika wundi wa gatatu marayika ndijo wa gashatu akurikiraho avuga ijwi rirenga ati yakurataho yagambanira korhanga ati umuntu naramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo umuntu wena oramya inyamisho n'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso cyayo akategwaho akamanyiso kayo mu ruhanga rwe aha buso bwe cyangwa ku kiganza nari aha mukono gwe we ntuzanywa ku nzoga ari umujinya w'Imana we anywa ahamarwa g'ekiniga cya ruhanga yiteguwe agashukirwe idafungwemo amazi omu kikombe kitahirwe mu gacuma k'umujinya wayo omu kikopo cyo kubihirwamo n'umuriro kandi ariyabona n'umuriro n'amazuku n'obugunga n'imbere y'abamarayika bera no mu misho g'abamarayika abarikwera n'imbere y'umwana w'intama no mu misho g'umwana gw'intama. ubu butumwa bwa marayika wa gatatu obutumwa obwa marayika wa gashatu wenda tuziga icyo busobanuye obundi nituza kushoma ekibukumanyisa bavandimwe muri Uganda banywani bandi muri Uganda abari mu Burundi abari Burundi abari hanze abari aheru abari i Burayi abari Amerika England ndetse n'abari mu Rwanda n'abari mu Rwanda. ndashaka kubabwira yuko ubu butumwa nyenda kubagambira ngo ubutumwa obu tumaze gusoma obu twahiza kushoma nubwo buvuze inyamaswa n'ubwagambe nyamisha ariko icyo bugamije konka ekibugendereye ni ukugira ngo abantu bandikwe mu gitabo no kugira ngo abantu babase kuhandikwa mu gitabo cy'amagara. cya kabiri icya kabiri ni ukugira ngo tubeho dufite amagara mazima no kugira ngo tubeho tuyina amagara marungi. iyo usomye washoma igitabo cy'urwambere rw'Abakorinto washoma igitabo cyo kubanza cy'Abakorinso igice cya 6 Abakorinso kubanza rw'Abakorinso ikireka cya 6 umurongo wa 19 umushorongo wa 19 haranditse ati ahandikire ngo mbese ntimuzi yuko timuri kumanya ngo imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe umubiri gwanyu ni hekalu y'omwoyo urikwera ari muri mwe uwo mufite wavuye ku Mana umwahirwa ruhanga kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge timuri kwetegeka. reka babwire ngo reka mbagambire ngo iyo umubiri utameze neza umubiri gwawe utarigiye n'umwuka wera kuwukuramo biragora na moyo rukwera kuguturamo nikiba kigumira. iyo mashine yawe ukoresha mashini yawe yo gukozesa iyo ifite ikibazo yaba yagira ikizibu nubwo waba uri muzima iwe n'ubu wakuba burire ntabwo hatanga umusaruro nk'uko wari ubyiteze. reka hereza icyo kwenda nko kuwanokera niko bimeze natwe niko biri nitwe iyo imibiri yacu irwaye imibiri yitu yerwire umwete wose twagira okufayo ko no twakugira ariko konka tukaba tudafite amagara mazima tukaba tutina amagara marungi biragoye cyane niba bigumire muno kugira ngo dukore ibyo Imana ishaka kugira ngo dukore uruhanga rwenda. niyo mpamvu Imana niyo nshonga ruhanga ishaka yuko twitungira amagara mazima nenda ngo tutunge amagara marungi tudafite ikibazo na kimwe tutine kizibu cyona dukorera Imana dukorera ruhanga tuguwe neza turije. reka mbabwire ngo reka mbagambire ngo muri gahunda yo kurya muri porogaramu yo kurya muri gahunda yo kugira umubiri muzima muri porogaramu yo kugira amagara marungi harimo guhimbaza Imana harimo guhimbiza ruhanga harimo kuramya Imana harimo guhimbiza ruhanga turi buze kubibona ntuza kubireba ku murongo wa 20 murongo wa 2 haranditse ngo hahandikire ngo kuko mwaguzwe igiciro abo kuba mukagurwa n'ubuguzi bwinshi mbese ni ukubera iki tudakwiriye kwigenga mwe nshira bwacu tutine kwetegeka imibiri yacu tukayitondera imibiri yitu tukajyetondera nuko twaguzwe igiciro no kugira ngo tukagurwa ubuguzi bwinshi. nuko rero nahabwecho mutume muhise imibiri yanyu muhise hanga istinisa mu mibiri yanyu mutume imibiri yanyu himbaza Imana muhise hanga istinisa mu mibiri yanyu. ubwo bishatse kuvuga iki hano benda kumanyisa cyaha mbese imibiri yacu himbaza Imana ite bite imibiri yitu nehimbisa hangeta k'imibiri idatekereza imibiri tekuteka kitavuga keta kugamba mbese imibiri yacu himbaza Imana ite bitushi imibiri yitu nehimbisa hangeta
reka mbabwire ngo imibiri yacu ihimbaza Imana reka mbagambire ngo imibiri yitu nehimbisa ruhanga ari uko bwaba iri kubaho eruho mu buryo Imana yaburemeyemo kubaho ruhanga okuyabuhangire kubaho. ubwo bishatse kuvuga ngo bikwenda kumanyisa ngo guhimbaza Imana dukoresheje imibiri yacu okuhimbisa Mukama tukoresha imibiri yitu ni ukuyikoresha ibyo Imana yayitegekeye no kugikoresha ebiruhanga yagitebekanisiza. bivuze ngo kikumanyisa ngo imibiri yacu emibiri yitu ifitanye isano na bwa butumwa bwo kutaramya inyamaswa eine obuzare no kutahimbisa kuko imibiri yacu nayo abo kuba imibiri yitu nayo uburyo tuyifatamo engereye okutugikwatamo harimo guhimbaza no kuramya Imana harimo kuhimbisa nangwa no kuramya ruhanga. reka dutangire dusoma amagambo ari mu gitabo cyitwa ibibaho byo mu minsi y'imperuka. reka tutange tusome igitabo kibakweta ngo ebikubaho mu biro by'emperu. ni igitabo mu cyongereza cyitwa last day events n'igitabo English nibabyita ngo ni last days. ejo umuganga Emmanuel Witonze yabivuzeho nyumwazo omushaho Emmanuel akabigambaho yuko azabasobanura icyo umwuka w'ubuhanuzi ari cyo gunaza kubavunurura ecyomoyo w'obunabi ekikumanyisa. ni ukubera ko muri Kigali ngombwa kwiga ibyigisho by'ubuzima nahawe ncerigenda n'ekikwetemba ngo twege eby'amagara ni uko umuntu nafata nawe umubiri we no kugira ngo omuntu yakwata kuba umubiri gwe amaherezo ekiraretwemu azaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo naza kuramya enyamishwa nangwa n'igishushanyo cyayo kuko umuntu naramya iyo nyamaswa ahabo kuba omuntu karuramya enyamishwa ebyo azahura n'ibyago 7 biboneka mu Byahishuwe 16 naza kuvugana n'ebibonabonezo omushanje bikurebeka mu kushukuru 16. iyo usomye ibyaduka washoma iki kitabo igihamya cya 264 hari 2:9 haranditse ngo ahandikire ngo uko kwibasirwa okuterwa mu by'iyobokamana mu by'omwoyo bizagenda birushaho kuvutsa birigumana biretera abantu kuvutsa ishyanga ryacu okureta obukama bwabyo ukwishyira ukwizana kwaryo okwetwara no kwegara kwabyo abazarengera ukwishyira ukwizana k'umutimanama abarirengera okwereta no kwegara okwetegeka k'omutima gw'omuntu bazibona mu bihe biruhije bariya yereba mu biro ibihe bigoye. ni ukubera iki naha bwenshi bazibona mu bihe biruhije bagisha kweshanga mu biro bitanguye ni uko bazabuzwa kugura no kugurisha no kugira ngo nibeja kuzibirwa okugura nangwa no niba utazi kwivura waba utakumanya kwestambira kandi ukavuga ko utazaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo kandi nogira ngo utoriramya nyamishwa n'igishushanyo cyayo mbese nihaduka indwara idasanzwe mbe mishiko hari ejo burwiro obutari bwa burijo cyangwa izisanzwe zikakugeraho ningasho mu bwa burijo bukakwikaho uzabona umugore wagiye gupfa ntumujyane kwa muganga uzakureba umukazi wawe yaza gupfa noreka kumutwaraho mwirwara uzishyura ute nuza kushashurota kandi utabyemerewe kandi utakubyikirizibwa ibyo bitekerezo ibyo bitekateka kugira ngo bagubwe neza bo ubwabo kugira ngo bo bagubwe cye abo ngabo bashaka freedom abo bakwenda freedom uko babonye agahe babona ubwire bagomba kongera ubushobozi binokongera okubasa mu bibazo birebana n'indwara mu bizibu ebikuretwa n'indwara ibizitera ebikuzereta uko zakwirindwa ukuzakubasa kwerindwa nuko zavurwa no kuzakubasa kutambirwa abazagenza batyo aberije kutwaza basyo bazamubona umurimo aho bagiye hose baryamureba aho baraze hona nta gihugu abazi ubu bumenyi bwo kuvura hine ihanga abakumanya okushaho batakoramo umurimo w'ivugabutumwa bakubasa kugambiramo enjiri bazasanga abarwayi benshi bazakushanga abarwire bingi bazaba bakeneye ubufasha bakwetenga kwasibwa atarimo duhuje kwizera gusa batari abo tuyino okwikiriza kumwe bonka ahubwo mu buryo bwagutse nangwa no mu bandi bona
no mu bataramenya ukuri. n'abatakamanyira amazima. 265. Bibiri nkaga na nitanu. Ubwo ni mu byaduka byo mu minsi imperuka. Aho ne njasta bitwagamba. Ndifuza kubabwira ko Nyetenga kubagambira ngo vuba aha, iyo bavuze vuba aha, bagamba jubaha ni ikintu tukwiriye guhita dukangukira. n'ekintu ekitwine kukikana twimukira. Ntawe uzaba agishobora gukora umurimo n'umwe Ino riba nayikirizwa gukora umurimo gwona w'ibwirizabutumwa ogwenji ogwo kugamba enjiri akoresheje ikibwirizwa. ari kukoresa ekyo ekyahandikirwe ningase Bivuze ngo kubwiriza gutya kikumanyisa ngo kuburira bati futi nigisha ibyigisho byo kwihana, kwegese byo kwetisa iby'ubuhanuzi, ebyo bunabi imbere ku ruhimbi, omisho g'abantu n'ahandi hantu hose. n'ahandi hantu hona Ntabwo bizongera kubaho. bigaruka kubaho. Mbese mwarabonye urupapuro rwasohotse Mukareba urupapuro rwashoboye rwaje ruvuga yuko ukijana kugira ngo abantu batize teoloji, abantu batarizire technology, teoloji ni isomo ry'iyobokamana mu kwiga. abatarigire CRE, abatarize ayo masomo abatarashomere CRE ntabwo bakemere kubwiriza, hasi tubakwikiriza bakuburu. kandi buri tegeko rigira igihano, kandi itegeko nirahano rigira ikigikurikirana. hinekira ekikurateraho Mwamusengera mu rugo waba no bwakwanoshobora muka cyangwa mu rusengero, ningasho mucyaki umurimo w'ivugabutumwa ugiye guhagarara, umurimo gwo kugamba ubutumwa bwaza kwemerera, kuko abazemererwa kubwiriza ahabwo kuba bagikirizwa kuburira ari abantu gusa bari abantu bonka babyize muri doctrine, muri za kaminuza, ababejiro mu university abino abakumanyaje muno. ahubwo hano baranditse ngo aha bakahandika ngo ahubwo akonka ko hazifashishwa umurimo wo kubwiriza hazakwiye ko hazaba umurimo gwo kuburira ubutumwa hakoreshejwe ubuvuzi. hakoresibwa okuyotambira. Iki nicyo cyonyine kizatuma ubutumwa bubwirizwa neza. Iki nicyo cyonke kiretera ubutumwa okubururwa. Kuko abarwayi bazahoraho, ahabo kuba baruri nibaza kubaho buri bazahora bakeneye kuvurwa, nibaza kugumana ibiyengo kubasha kutambirwa. Rero mu kubahereza iby'imibiri yabo ikeneye, iby'imibiri yabo rwetenga, niho uhita ufatirana ukabigisha n'ibya Kristo, niho kwatira ukabagambira n'ibya Kristo. Igihano cya 266 twazaha 266 neretswe ko ubugorozi bw'iby'amagara mazima ngerekwa okugorora kw'eby'amagara marungi ari umugabane w'ubutumwa bwa marayika wa gatatu, nango necweka kimwe ashweka cye marayika wa kashatu, kandi ko bifatanye, kandi bikwatine nk'uko ukuboko n'umubiri w'umuntu bimeze, ukuboko mukono na n'umubiri ukubiri. Ahangaha ntabwo bavuze ko ari ukuboko kw'iburyo, barakizire ngo n'umukono gwa buryo, ariko ni ukuboko kw'iburyo. kandi n'umukono gwa buryo. Ibaze ubuzima bwawe yebuze niwo magaraga waguca akaboko k'iburyo, wakwihaho umuntu yakwihaho umukono gwa buryo, aba ameze nk'uhagaritse ubuzima bwawe, naba nashaka ko wayemereza amagaraga. uyu munsi rero irizoba rero ntatinze cyane, ndasibireyo munonga, reka turebe zimwe mu ndwara, tugiye kuganiraho uyu mwanya. twaza kuganira herizo gishaka mu gitabo cyitwa intekerezo, imico n'ubumuntu, mu gitabo cyitwa ngo entekateko imico nangwa n'umuntu, cyangwa se mind, character and personality, ningashe kugira ngo mind, character and personality, volume ya mbere, volume yo kubanza. icyigisho kivuga ngo indwara n'intekerezo, cyegese kugira ngo indwara n'intekateko, baranditse ngo bakahandika ngo indwara 9/10 indwara mwenda hari 10 ziterwa n'ibitekerezo, niziretwa n'ibitekerezo. niyo mpamvu uyu munsi tugiye guhera niyo shonga habwacu twaza kutandikira tugiye guhera ku ndwara z'ibitekerezo, twaza kutandikira ha ndwara z'ibitekerezo, kubera ko ibitekerezo birwaye, habo kuba ibitekerezo birwire, ijambo ry'Imana rishobora kubona umwanya, ikigambo cya Ruhanga kikubasa kubona umwanya.
ntabwo ijambo ry'Imana ryabona uko rivugana n'ibitekerezo. Ekigambo kyahanga tikino kukyakubasa kugamba n'enteekateeka. Abantu benshi barwaye imitima Abantu bingi barwire emitima kubera ibitekerezo. ahabwe ebiteekateeka. Abantu benshi barwaye igifu Abantu bingi barwire ulcers kubera ibitekerezo. ahabwe ebiteekateeka. Abandi barwaye umwijima Abandi barwire omwirima kubera ibitekerezo. ahabwe ebiteekateeka. Abandi barwaye indwara z'ihungabana Abandi barwire endwara zo kuhuga ningasho okubura obwenge kubera ibitekerezo. ahabwe ebiteekateeka. Indwara zibasira ibitekerezo. Endwara ezikukwata enteekateeka. Intekerezo Ebiteekateeka ni urubuga rw'ubwenge. n'ekibuga ningasho n'ekishaayi ky'obwenge. Ni urubuga rw'ubwenge Ekishaayi ky'obwenge rwifashishwa mu kureba igikwiriye. ekikukwatibwa n'okureeba ebihikire. Rwifashishwa mu kureba igikenewe. Nikikwatibwa okureeba ebikenere. Rwifashishwa mu kureba icyiza. N'ekyokukwasibwa kugira ngo kireebe ebirungi. Rwifashishwa kugira ngo rurebe ikibi. Kugira ngo nibarukozesa kugira ngo rurebe ekibi. Kugira ngo buhitemo. Kugira ngo rubase kutorana. Iyo intekerezo zirwaye, Enteekateeka zamara kurwara, umubiri wose ukora udafite gahunda. Omubiri gwona nigukora gutiine program. Kuko ibintu byose Ahabw'okuba ebintu byona bigenzurwa n'intekerezo. nibigenda nibireebwa enteekateeka. Reka turebere hamwe Reka turebere hamwe ibimenyetso by'intekerezo byatangiye kugira ibibazo. obumanyiso bw'enteekateeka ezaheza kugira ekizibu. Nagakwiye kubigisha uko buri rugingo rw'umubiri rukora, Nanyenda kubegesa uko buri rugingo uko rukugenda nirukora, ndetse no mu mashusho yabyo, nangwa no mu gishushanyo cyabyo, kandi nayo amavidewo ndayafite. nangwa na video ezo nzindi. Ariko bitewe n'uko mukiri bashya mu byigisho by'ubuzima, Konka habo kugira ngo mucyari basi mu byegese ebi, kandi tukaba tudafite igihe kirambye gihoraho cyo kwiga, kandi tutine ebwire okumara obugubuza b'inshoma, tuzavuga ku by'ibanze. ntituzagamba abikenerwa munonga. Rero iby'ibanze twabonye Ebitwetenga munonga ebiturebere harimo iby'indwara z'intekerezo. harimo eby'endwara z'ebiteekateeko. Kimwe mu bimenyetso biranga ko intekerezo zirwaye, Kimwe mu bikamanyisa akakwereka ngo enteekateeka zirwire ni ukuryama ntusinzire. n'okuryama otagwejegere. Iyo umuntu akunda kuryama ntasinzire, Wareba waryama okabura kugwejegera, ibitekerezo biba bitangiye kugira ikibazo. ebiteekateeko nibiba byatandika kugira obuzima. Reka nkubwire ngo ibyo bishobora guterwa n'uko Nikangambire ebi nikibasa kureeterwa bishobora guterwa n'uko umwanya wo gutekereza cyane nibibasa kureetwa n'ahabo kuteekateeka munonga k'omwanya mwingi akuteekateeka akenshi uwugenera cya gihe cyo kuryama. kingi ez'okuteekateeka omu bwire bw'okuryama. Iyo abantu bagiye kuryama, Abantu baza kuryama bahungira gutekereza uko umunsi wagenze, nibatandika kuteekateeka okw'izooba ryagenda, batangira kwibaza iby'ejo, nibatandika kwebuuza ebyanyenkya kare, batangira gutekereza iby'ubuzima bwose banyuzemo. nibatandika kwebuuza eby'amagara goona ebibarabiremu. Niyo mpamvu ubushakashatsi Niyo nshonga okurondesa ningasho bugaragaza ko umuvuduko w'amaraso nibyereka ngu okugenda kw'eshagama ukunda kugaragara cyane mu masaha y'ikigoroba. pressure nekunda kurebeka omu bwire bw'omwezi. Ikindi kintu gishobora kubuza gusinzira, Ekindi ekintu ekyakubasa kukuzibira kwejegera bishobora no guterwa n'ibyo ukunda kurya nibibasa kureetwa n'ebyokukunda kurya cyangwa kunywa ningashi kunywa ugiye kuryama. waza kuryama. Abantu benshi bakunda kunywa ibinyobwa bikabura umubiri. Abantu abingi nibakira kunywa ebyokunywa ebikubasa kukamura omubiri. Bakunda gukoresha nka za energy. Nibakira kukozesa za energy. Abashoferi batwara ibimodoka bambukiranya imipaka, Abadriver batwara emotoka bakwambuka boda bakunda gukoresha energy nibakira kukozesa energy kugira ngo badasinzira. ngo batakagwejegera. Mu gihe uyu mwanya mu bwire omwanya ogwo hari bari kugura imiti hariho n'abakugura emibazi ibafasha gutuma basinzira. eri kubareetera ngu obundi bakagwejegera. Bumva abantu bari ku rugamba rutandukanye. Ohurira abantu abari aha rugamba orutakushana. Bamwe bari kurwana no kugira ngo babone ibitotsi, Abamwe bariyo nibarwana kugira ngo babone oturo, abandi bari kurwana no kugira ngo babicecekeshe. abandi bariyo nibarwana no kugira ngo batakagwejegera. Uri kurwana no gucecekesha ibitekerezo Oriyo norwana no kunamisa
misente kateko amaherezo azajya kugura imiti yo gushaka gusinzira. ndekera kuri ataho naza kugura imibaze era muretero kugweje. Muri make urwanya gusinzira Muri make orukurwanisa okugwejegera. mu minsi iri imbere azagura gusinzira. Mu biro by'umwisho nazagura okugwejegera. Uwagurishije gusinzira Wagurize okugwejegera. uyu munsi ari ku isoko ryo kugura gusinzira. Erizoba yehakatare ko kugura okugwejegera. Kandi kibabaje Icyo gusasi amafaranga ari kubitakariramo. esente zireni zibisisi esente nyinshi zireni zisisikara habwebi. Dore mu bindi binyobwa bishobora kubuza gusinzira Mu bindi byo kunywa ebikubasa kuretera obutagwejegera. harimo n'ikinyobwa twemererwa gukoresha Harimo n'icyo kunywa kitwikirizibwa gukoresa cyitwa rosemary. ekikwetwa rosemary. Mu kinyarwanda bacyita romari, mu gifaransa mu gifaransa ni romari, rosemary mu cyongereza. Rosemary no mu English. Yego. Ubwo noneho Rero kuko romari ituma ubwonko bugira imbaraga cyane, Rosemary retero obwonko bwagiro amani mingi. igashyushya amaraso. Retera eshagama okutagata. Ibi bintu bibuza nyirabyo gusinzira. Ebe bintu nibiretera omuntu okutagushigera. Ikindi kintu kibuza abantu gusinzira Kinde kintu ekikuzibira abantu okugweshigera. ni ukurya ibyo kurya bibuza abantu gusinzira, No kurya ebyokurya ebikuretera abantu okutagushigera. nko gukunda gukoresha cyane sezame. Nko kurya za Sezame ni ibyo kurya bifasha ubwonko. yagama musezame no byokurya ebikuretera obwonko bwakoranye. Ibyo bintu nabyo kuko nyine bigiye guha imbaraga ubwonko, ngebyo bintu abo kuba byaza kuhereza obwonko amani. kandi bwari butangiye kunanirwa. Kandi watandikire kuremwa Bene umuntu ntagasinzira. omuntu okwita kubasa kugwejegera. Bishobora nanone no guterwa Ubundi nibasa no kuretwa no kurya ibyo kurya byinshi birimo amavuta nijoro, no kurya ibyo kurya bingi ebirimo amavuta n'icyo. kuko umubiri uba ugiye muri gahunda yo gusana hasenyutse. Ahabo kuba mu bintu bwagwaza mu porogaramu yo kugenda neyombeka habasa kushenyuka. Hari igihe usanga twebwe tuhaye undi murimo wo kurara ugogora. Nito tuguhereza umubiri tuguhereza ubundi murimo bwo kurara ni gukora igogora. Rero ibitekerezo bikavubura ibitotsi Rero ntekateko zitambira oturo mu buryo butari muri gahunda, etari mu porogaramu. bigatuma umuntu arota yikangaguza akabyuka akongera akaryama. Biretero umuntu narataguza ari kwekanga akaryama. Ikindi kintu kibuza abantu gusinzira Kinde kintu ekikuzibira abantu okugwejegera ni ukurya ukererewe, no kurya okyerererwe. kureba filime cyane ziteye ubwoba. Okureba filime ezikwisa obwoba. Reka mbabwire ngo mfite karumuna kanjye gafite nk'imyaka 3. Reka mbagambire nyine murumuna wanje ayine nk'emyaka 3. Ashobora kuba nkurikira hafi nk'ubwa 4. Nabasa kuba nankurata hihi obwakana. Ni akana kakiri gato. N'akana kakiri gato. Igihe nasuraga umubyeyi wanjye, Ubu nabire nyintayira umuzire wanje. hari igihe bakunda kureba filime ziteye ubwoba, N'ubu babire ntibakira kureba filime zo kurwana. bareba filime zo kurwana. Ariko Konka umwana yajya kuryama umwana akiza kuryama hashira nk'isaha imwe hawa onke shahemwe tukumva ararize cyane, turanarira munongo. twajya kureba ikibaye Twaza kureba icyabayo tugasanga ari kurira asinziriye, tureba nkariyo narira agwejegi ari gutabaza asinziriye. ayo natabaza agwejegi. Nabagiriye inama y'uko bahagarika kureba televiziyo. Sabagambira nti murekeraho kureba TV. Igihe bahagarika kureba filime, Bayemerize kureba filime. igihe cyose umwana yasinziraga atarize. Ubwire bono mwana gwakagwejegera atarize. Igihe babikoraga, Ubabire ntibabikora. umwana yararaga ari kurira. Umwana akarara nari. Byari ibintu bibabaje cyane. Gabi y'ibintu bikwisa busasa munongo. Ikindi kintu cyakubuza gusinzira Ikindi kintu cyakuretera ubutagwejegera ni agahinda gakabije. n'enaku nyingi. Abantu benshi barwaye indwara y'agahinda gakabije Abantu bingi binendwara y'enaku nyingi kandi ntibabizi. kandi tubakukimanya. Ntibidukundira Biratubasitire. turaje tubabwire iby'indwara y'agahinda gakabije. Baza kubagambira ebyendwara y'enaku nyingi. Ikindi kintu kibuza abantu gusinzira Ikindi kintu kikuretera abantu obutaryama ni ukuba imbere y'urumuri rwinshi no kuba ahantu hariho rayiti nyingi mbere yo kuryama. utakaryame. Akenshi iyo abantu bagiye kuryama
ubwiro bwinshi abantu baza kuryama usanga baba bamaze kureba amakuru ubundi ntibaba baherutse kureba amakuru cyangwa se bari muri za smartphone zabo ningashi bari muri smartphone zabo bari muri laptop bari gukemura bari gushyira ibintu ku murongo bari muri laptop bari bateka ibintu harayini urwo rumuri iyo rwinjiye mu maso rayiteje yaheza afite aho myinshi bwawe ubwonko bwakira itegeko rivuga ngo ubwo ngo nubakiriye ikiragire kugira ngo haracyari ku manywa hakiri kare mwe muretse kuvubura ibitotsi borekire kurete uturo haracyari kare hakiri kare niyo mpamvu abantu bagirwa inama y'uko niyo shonga abantu nibabahabura ngo ni byiza kuba baretse ikintu cyose cy'urumuri nikirungi kuba barekire ikintu cyona ecyo rumuri byibuzeho isaha imwe mbere yo kuryama bwo kubanza ngashahemo utakagire kuryama ikindi kintu kibuza abantu gusinzira kideze kuzibira abantu gushegera ni ukunywa ibinyobwa byinshi nijoro no kunywa ibyo kunywa byinshi nyekiro iyo unywa ibinyobwa byinshi nijoro wanye ibyo kunywa byinshi nyekiro urabyuka kenshi nijoro no imuka munonga nyekiro ujye kwihagarika uzekwe usheshe uretse kubuza ibitotsi bikubuza okugwejegera bizanagutera indwara ya prostate nangwa nibiza kuretera n'indwara ya prostate reka turebe imwe mu miti reka turebe imwe mu mibazi yagufasha gusinzira yakubasa kuyamba kugwejegera gukaraba mbere yo kuryama okunaba otakariyambere ni bimwe mu bintu byagufasha gusinzira ibintu bibasa kuyamba okugwejegera kuko no kudakaraba abo kuba no butanaba kuko umubiri uba udafite ikiruhuko abo kuba umubiri gwagutine kuruhuka ntusinzira tukagwejegera kurya ubuki nijoro okulya obuki nyekiro byagufasha gusinzira bibasa kuyamba okugwejegera ikindi wirinde ibyo twavuze byose oyerinde ebitwagamba byona reka tujye ku ndwara ya kabiri ibasira ibitekerezo reka tuze ahantu ndwara iya kabiri eri kukwata entekateka indwara yitwa agahinda gakabije indwara eri kwetwa enaku nyingi agahinda gakabije enaku nyingi ni indwara akenshi iterwa n'indwara ubwiro bwinshi eri kuretwa no guhoza agatima ku byakubayeho no kugumiza munotekateka habi ukabona kubyakira biragoye ureba kubyakira bikuremerera munonga ahari wenda abana bawe ubundi abana bawe wenda bapfiriye umunsi umwe bakafa izuba rumwe ahari wari ufite inzu y'ubucuruzi ubundi uko ineduka baguhamagara bakubwira ko ihiye bakugira ngo uyasya ahari wari ugiye kubona na mama wamukumbuye ubundi ukanoza kureba mama wawe umuharire bakubwira ko yitabye Imana bakugira ngo yafa izo nkuru zimeze gutyo amakuru nkago atera gukuka umutima ngaretero kuro umutima gwahurutuka ibihombo bikabije kuferwa kwa mani kubaho ubuzima buteye isoni kubaho imibereho isize shoni kuko warigeze kurwara mu mutwe nko kubaho ubundi warwire hiraro wari umuntu w'umunyacyubahiro abiri y'umuntu yine kitinisa wagara ubwenge ugasanga wasaze ku karubanda ukigarura amagezi yoshanga washazira umubantu bishobora kugutera uburwayi bibasa kuretera uburuiromo rero muri make rero muri make agahinda gakabije gaterwa enaku nyingi neretwa no guhoza agatima ku bibi byakubayeho no kugumya umutima aha bite byakuvireho dore ibimenyetso by'umuntu ufite agahinda gakabije reba kumanyiso ubw'umuntu naku nyingi nubwo waba utabyiziho n'ubwo wakuba kubyemanyaho harimo kudasinzira harimo kutagwejegera cyangwa se mu gihe usinziriye nangwa wagwejegera ugasinzira mu buryo bukabije ukagwejegere ikirenje hari gukunda kuba wenyine hariho ukunda kubaho wenga ukumva ari byo biguhaye amahoro uhura nibyo bikuhereza ubusingi ukumva wajya kwicara ahantu hatuje ha wenyine uhura nenda kugenda ngo ushitama ahantu hatuje kandi hirya hari irindi tsinda ryishimye kandi hariya hariho abantu abashemerirwa abareni baganira ukiheza iwiwo barugamu oza wenka icyo nacyo ni ikimenyetso cy'agahinda gakabije unakona akamanyisa ko umuntu ine enakunyingi kutaryoherwa no gufata amafunguro kurota kunerurwa n'ibyo kurya byo kurya ibyo nabyo ni ikimenyetso cyo kugira agahinda gakabije ako n'akamenyetso akenda ku nyingi gusubiza ibyo utabajijwe ukugaruka ibyo utabuzwa bakubaza iyo uvuye bakubuza aho waruga ukavuga iyo ugiye ukagamba iyo wazi bakubaza iyo ugiye bakubuza aho waruye noza ugasubiza iyo uvuye ukagaruka aho waruga bakubaza ibyo wariye bakubuza ibyo wariya ugasubiza uko wabyutse ukagaruka aho woyimuka iki ni ikimenyetso cy'agahinda gakabije
akamaniso ko umuntu yinenda kunyinji harimo kwigunga, harimo kuba wenka, kutishimira ibyiza wagezeho, utashemera habirunje biwashikireho, nubwo waba waragize gutsinda mu ishuri, no wakuba wagizeho okusinga umwishomero ntubibone, baso butabireba, nubwo waba ufite amafaranga, no wakuba ine sente ntuyishimire. baso utashemererwa. Reka mbabwire ngo igihe mukristo yagira agahinda k'ibyaha bye, reka mbagambire ubwira umukristo yagizire enako ahabwe bibiye, baramubajije ngo bakamubuza ngo mbese uracyita ku mugore wawe, bitu nokifaha mukazi wawe, yarabasubije ngo akabagaruka mungu sinkibishimira nka mbere. tinitibashemererwa ngo mukubanda Agahinda k'uburyo bwose nakuyengeri yona kakubuza kwishimira ibyo ufite, nikakuzibira okushemererwa habyo yine. ikindi kimenyetso cyo kugira agahinda gakabije kandi kamanyisa ko kugira enako nyingi ni intimba ituma abantu badakora imirimo yabo, nenako eri kuretera umuntu atakora imirimo ye ngo bayikore nk'uko bayikoraga. ngo bagikore nk'uko babiri bagikora. Niba ari umwarimu mwiza uzi gusobanura amasomo, ngo kuwabo kuba uyo mushomesa ubabiri nomanya kushomesa je ibitabo byawe n'inga y'amashomo gawe, ntabwo yongera kubikora nka mbere. tabgaraka kubikora nk'umukubanda. Niba ari umushoferi mwiza, ababiri ari driver murungi, ashobora gukora ibifuti byinshi. nabasakora ibitakire bingi. Rimwe na rimwe ndimo kwiga imodoka, umuntu umwe ngandiye ninshome imodoka, maze igihe nicaraga kuri vola, ubiyabere nashitama ubumenshi ari kuza kutwara, nayicayeho ibitekerezo byanjye bitishimye. ngashitamaho entekateko zanjye zitashemeriwe. Igihe nahagurutsaga imodoka, kunayimukize imodoka, yaratse igeze imbere gato ihita izima. kunasimbire imodoka igaka kuyashyiraho misho kake yarara, ndabyongera biba gutyo. nagarika nabikora byaba bisyo. Mwarimu yarandebye, umushomesa kandeba, aravuga ati icara inyuma. yagira ngushitamo nyuma, Hashize umwanya, akahobwire uko nibuka neza ahubwo ninjye wahisemo kwicara inyuma ko numva afite ikibazo. kwari kwishukaje niwe washitamire nyuma habo kuba kayine kizuba. Igihe ibitekerezo byanjye byongera kugaruka neza, mutekateko zo kuzagarukire je nayitwaye neza rwose nta kibazo. akagitwara je buzima tine kizuba cyone, Byose ni mu mutwe. byona no mutwe. Iyo ibitekerezo bitameze neza, entekateka zazitarije urwego wakoragamo ibintu objero ubwubiri nokoreramo ebintu rugenda rugabanuka. rugendera rucendera. Rero intimba ituma abantu badakora imirimo yabo, rero nakuneretera abantu batakora imirimo yabo, bakiyumvamo umunaniro uhereye bakibyuka. behuramo uburuhe okwihabimukira, Hari ukunda kwinanura cyane, ubundi nokira kwenanura munonga, ukunda guhora wayura cyane. nokunda kweyeyamura munonga. Ni ikimenyetso cy'uko ibitekerezo byawe nakamanyisa kakwereka ngentekateko zawe bikeneye ikiruhuko cya Kristo. nibyetenge okuruka kwa kugahara Kristo. Niwe muti uhabwa abafite ikibazo cy'agahinda gakabije. nguwo mubazi ogukaba abantu abine ntabwo nyingi, We wenyine ntiyapfa kwifasha. iwe wengato kubasa kwekwa. Icyakora hari isomo rimwe akeneye guhabwa. nga hariho ishomo rimwe iryo yine kuhabwa. Akwiriye kumenya yuko ayino kumanya ngu kwishima kwe, okushemererwa kwe, kubabara kwe, okushasha kwe, gusinzira kwe, okugwejegera kwe, kudasinzira kwe, okutagwejegera kwe, kurya, okurya, kutarya kwe, okutarya kwe, ntabwo bigengwa n'abandi. tibikabasa kurebuzwa n'abandi. Kwishima kwawe okushemererwa kwawe ntabwo kubaho kubera abandi. kubaho abandi. Kubabara kwawe okushasha kwawe ntikubaho kubera abandi, kubaho ahabwa abandi, ahubwo bibaho kubera wowe. konkane bibaho ahabwiwe. Umuntu akubabaza umuntu nakushasha kuko wamuhaye uburenganzira bwo gukubaganya amarangamutima yawe. ahabwo kuba kamuhereza chance yo kuzuba umutima gwawe no kubuteganisa. Umuntu agushimisha umuntu nakushemeza kuko wamuhaye amarangamutima yawe. ahabwo kuba kamuhereza umutima gwawe. Rero kubw'ibyo ahabwo ebyo iga kubaho yego kubaho ari wowe ugenga umutima wawe. iwe wengora kutegeka umutima gwawe. Umuntu nashaka kukubabaza, umuntu kwarayende kushasha uvuga ati ntufite ubushobozi bwo kumbabaza. umugambire tuyine ubushobozi bwo kunshasha. Wige kubaho oyije kubaho utagengwa n'ibihe n'abantu. utakubasa kutegekwa n'ubwire n'ingashi n'abantu.
ikindi kintu kiranga umuntu ufite agahinda gakabije kinde tukore ko umuntu yine naku nyingi ni ukugira ijwi rikakaye, no kugira irakarege ijwi ririmo ikizizi ririmo gusharira, irake mukare obukare umuntu wamusuhuza umuntu cyumuramusya ukabona nta peti yo kugusuhuza afite, ureba tayine appetite yo wamubaza ikibazo ukimubuze kibuzo ugahita wumva kwituye inabi. ohura yakugambira ku niba ufite ubwenge waraba ino bwenge urongera kuzirikana ko nta muntu ufite ubwenge bwo kugutera agahinda, garisha manye gutino umuntu ino bwenge bwo nta bushobozi bwo kukubabaza afite, tine bushobozi bwo kuretera nako wayine rero nakwitura inabi, rero karakugambire kubi ahubwo ujye uvuga ati uyu muntu wacu ararwaye, iyo ugirete yo bwo umuntu witarubira uyu muntu rero ubufasha akeneye rero umuntu kwasi bwo kwakenere ni ukwereka urukundo, no kumwereka rukundo kuko aba yumva isi yose utamukunda, ahabo bana bana urese yo leta kumukunda mugerageze kumwitaho kurusha abandi, mugezeho kumufaho kukiza abandi kugira ngo yongere kubona ko ari mu buzima busanzwe, arusha rebe ngo ari mu magara marungi, ariko none ntimukabye kumwereka urukundo kandi ahandi mutakarenze kumwereka rukundo kugira ngo atazagera mu gihe cy'amakuba yarababuze, kugira ngo atari ko muvuyire bwo busasi yahereze kubabura agakuka umutima, akagaruka akakuko mutima. niyo mpamvu Imana nayo igiceceka mu bihe by'amakuba, niyo nshonga habakiri hangana we na hino wakuna mumvire ibishaka kutumenyereza kubaho niba nendange tumanyise tudasubizwa amasengesho, tubeho tutakugaruka mushara zitu ariko tukagumana kwiringira Imana, kumva tuguma no kwikiriza hamwe. indi ndwara Ize ndwara ni indwara yo kwibaza uko uzabaho, ni ndwara yo kwebuza ndyabahonta guhangayika, haza umutima mu gihe agahinda gakabije gaterwa no guheranwa n'ibyahise, na kunyinji obweri kuretwa no kuguma notekateka ebintu ebyabwire, guhangayika ko haza umutima ko ni uguheranwa n'ahazaza, no kugira ennaku y'ebintu ebirije. hari ubwo rero umuntu agira agahinda gakabije nobwo umuntu ari kugira ennaku nyingi bigakubitiraho no kongeraho guheranwa n'ahazaza, bikagaruka bikeyongeraho no kugira ennaku ya nyinsa ye. uyu muntu niwe uhitamo kwiyahura kenshi, ubwo umuntu ogwire obwingi nori kusharamo kweitu ahitamo kwibabaza, nasharamo kwesasha. ibimenyetso rero biranga umuntu ufite ikimenyetso cyo guheranwa n'ahazaza, ako kumanyiso rero kukwereka omuntu oine ennaku yeharija ni uko uyu muntu ahora arwana intambara zitari ngombwa, omuntu ogu atura narwana entaro ezitashemire zo kugira icyo akora kugira ngo afashe ahazaza he, zo kugira ngo agire icyo yakora ngo ayambe nyese ye, si uko gushaka iterambere ari bibi, kugira ngo kuronda nangashi future nungi ahubwo ndi kukubwira konka kikugambira umuntu ufite ubwoba bw'ahazaza, umuntu oyine obwoba obwa nyensya yeye, harimo ikimenyetso cyo kwihugiraho, hariho akamanyiso ko kuguma noyehugiraho, hari ukwiyanga, hariho kuhura oyeyangire, hari ukwigaya, hariho kuhura noyegaya. uyu muntu ntabwo ahazaza aba afitiye icyizere, ubwo muntu nyensya yeye naba ataginire masiko, harimo indwara zo kuribwa mu gituza, harimo indwara zo kuhura noribwa mu kifuba nk'ikimenyetso cyo kwiheba, ako kamanyiso ko kweho masiko. ikintu umuntu yavuga kuri ino ndwara, ikindi kintu cy'umuntu yagamba ndwara egi akwiriye kwiga yuko ntacyo yakora ku hazaza he, no kwega ngo utire kintu kiyakubasa gukora aha nyensya ye, ahazaza hacu nyensya yitu hari mu biganza by'Imana, iri mu ngaro za Ruhanga, ntacyo wakora ngo wahindure, ikindi cyo wakora ngo ubase kuhahindura, icyakora konka ushobora guhinga nobasa kuhinga kugira ngo uzasarure, kugira ngo ejo usharure, ushobora kwiga nobasa kushoma kugira ngo nibiguhira uzabona akazi, kugira ngo ukore ahirwe ejo ubone umuruho. ariko icyo wamenya cyo konka icyo ramanye cyo gusarurwa usharurwa kw'ibihingwa okw'ebihingwa ni Imana igutanga, Ruhanga niwe kuhereza akazi emirimo, ni Imana igatanga, Ruhanga niwe kugihereza. bisobanuye ngo kikumanyisa ngo kora ibigukwiriye, kora ibikushemerire, ibindi birekere Imana. ibindi birekere Ruhanga.
indwara yindi tugiye kuvugaho indwara nijo yitwazagambaho ni indwara yo kuribwa mu gituza. ni indwara yo kuribwa mu kifuba. Indwara yo kuribwa mu gituza indwara yo kuribwa mu kifuba akenshi ijyanirana n'indwara izwi nka stroke. bwiro bwinji tugeta stroke. Stroke ni igihe amaraso aba yabuze uko agera mu mutwe, n'ubwire ubushangeshagama ebuziro bwarahiko mu mutwe, maze imitsi n'uturemangingo bigatangira kwangirika. hazensi nangwa n'izindi ngingo zitandika kusisikana. Indwara ya stroke rimwe na rimwe iterwa n'umutima. ubwiro bwinji niretwa umutima. Akenshi imitsi itwara amaraso ubwiro bwinji emisere kutwara eshagama iba yaragiye iba mitoya, nigenda neba mike ku buryo amaraso gutambuka kusya ubwo kushanga eshagama kugira ngo irabeho ntabwo byoroha, bitakwanga. cyangwa se ubundi shi biterwa n'amavuta nibiretwa n'amavuta yafunze imitsi itwara amaraso mu bwonko, agakuba gasibire eshagama iri kutwara emisere kutwara eshagama mu bwonko. ibi nabyo bigatera stroke. ibyo nabyo biregera stroke. Umuntu ufite ikibazo cya stroke, umuntu ayine ikizibu cya stroke akeneye kwivuza umutima, ayino kweta okuraburiza umutima. icyakora hari ubufasha bwihutirwa kirungi hariho two kubasa kweyamba abakeneye. umuntu akubakeneye hari igihe amaraso aba yabuze uko ava mu mutwe, ino bwiro bwo kushanga eshagama yabura kwera ryo mu mutwe, bigatera nyirawo kuribwa. bikaretera okuribwa. Rero amaraso rero eshagama azirana n'ikintu gikonje, nezira kintu ekifukire, akagirana umushyikirano n'ubushyuhe. nigenda ahantu ahino butagasi. Uzarebe umuntu ibirenge bye byakonje cyane, ijo reba umuntu ebigere bibyafuka munonga biba umweru, nibihinduka mutare, kubera yuko amaraso habo kubeshagama aba yahahunze. niba yihungireho. Rero naho muri stroke rero nubwo muri stroke ufata igitambaro gikonje cyane nuko wata igitambaro kiri kose munonga kirimo urubura ekikufuka munonga kirimo urubari cyangwa amazi akonje cyane, n'ingamizi agari kufuka munonga ukagishyira hejuru y'umutwe, ukakiteka higuru y'umutwe, hanyuma ku bitugu rero aha bibegabega aha ukahashyira igitambaro gishyushye, ukahateka igitambaro kiri kosya, ubwo nikivuye mu mazi ashyushye, ubundi wakiriho mu mizi gakosya, cyangwa se ikindi kintu cyose wakoresha gishyushye ukagishyira ningashe ikindi kintu cyone kikosya ukakiteka ibegabega, amaraso ava mu mutwe ishagamanirwa umutwe akamanuka hasi. eshumo hasi. Ni nako n'uburwayi busanzwe rwose bw'umutwe nikobwa nangwa n'uburiro bwa burijo bw'umutwe ushobora gutanga ubufasha. uri kubasa kubonaho first aid. Hari uburwayi bwo kwibagirwa ubusa, hariho ubundi burwire ubwo kwegwa busha, nubwo nabyo bishobora kuba ikimenyetso cy'indwara z'agahinda gakabije. ubundi nako nibasa kuba akamenyetso k'indwara zena ku nyinji, bishobora no guterwa no kutaruhuka bihagije, ubundi nikibasa no kuretwa no kutaruhuka je, bishobora guterwa no gukoresha isukari nyinshi. ubundi nikibasa kuretwa no kunywa sukari nyinshi, ndavuga isukari yo mu ruganda, nagamba sukari je yo mu industries. mu gihe isukari isanzwe ari ibyo kurya by'ubwonko, ubundi sukari ya burijo nebyo by'ubwonko eje yanacho. isukari yo mu ruganda yo sukari eje ya artificial eje ya industry yo ni uburozi ku bwonko. yo no gutwa ahabo. Isukari iva mu bisheke, sukari iri ku rugaha mu bikaju haba harimo icyitwa glucose. naha harimo icyitwa glucose. Glucose iyo ihuye n'izuba, glucose yabugana no mushana cyangwa ubushyuhe ubwo ari bwo bwose, ningashi ubutagazo ubwo bwona, havamo icyitwa energy, harigamo icyitwa energy, havamo imbaraga. harigamo amani. Rero iyo umuntu afashe isukari, rero umuntu yakwata sukari igahura n'umwuka ikavugana n'umwoyo wa oxygene, ikavugana n'umwisigo wa oxygen, uriya mwuka uraza ugatwika isukari, umwikobwa nigwija ugatwika ya sukari, nigwija gosya sukari ejo. hanyuma iyo sukari rero sukari ejo niyo itiba imbaraga z'ubwonko, niyo gukora amani bw'ubwonko. niyo mpamvu iyo umuntu ananiwe niyo shonga umuntu yarema yayura, nabasa kweyama.
umubiri uri gushaka umwuka, umubiri n'urwanda rwenda moyo umwika uje gutwika isukari. rwagwiziye kosya shukari ejo. Niyo mpamvu akenshi abakinyi niyo shonga habacha abazana bwiro bwinji bakunda kuba amazi arimo isukari. Ninakira kubahereza miza gara mushukari. Indwara zo kwibagirwa ubusa rero, indwara zo kwebwa busha rero, ukeneye kwirinda isukari mvaruganda. Ino kwirinda shukari ejo yibakorera muri industries. Ukongera isukari y'umwimerere. Ukongera shukari eje yanacho eje yaburije yo mutara kugira. Ukeneye kuruhuka. No yetengo kuruhuka. Ukeneye kwimenyereza gahunda. Ino kwemanyiza program. Ukavuga ngo aho mbika ibitabo buri gihe naha. Ino kugira taho kubika ibitabo buri jona. Aho mbika amasogisi yanjye buri gihe naha ngaha. Aho muteka socks zanjye buri jona. Aho mbika ikintu cyanjye buri gihe naha ngaha. Aho kubika ibintu byanjye bizoba naha. Kugira ngo mu gihe ukibuze wakibura uzahita umenya aho wagishyize, noza kwishika wote kuko wamenyereye kwiprograma. Aha bo kamanyira kwehereza program okuteka aharayi. Ikindi bishobora kuba ari n'ibimenyetso by'uko umaranye iminsi ibibazo byinshi. Nikabasa kuba kamanyisa ko kakwereka ngo amarobwire uyinebizo bingi. Hari indwara tugiye kuvugaho mu ncamake kugira ngo dusoze. Hari indwara yitwa zagambo mu make kugira ngo tugendere. Indwara yitwa kuribwa umutwe. Indwara iba kwita okushasha umutwe. Ubundi kuribwa umutwe ubwabyo si indwara. Ubundi okushasha umutwe ubwabyo indwara. Ahubwo ni ikimenyetso cy'uburwayi. Kurekana akamanyisa ko burwayi. Muri make ni ikibazo cy'uko ubwonko buba bwahawe imirimo myinshi. Nekizibe kikureterwa ahabo kuba bongo nubabwa buhirwe imirimo myinshi. Muri muremerewe kurwanya indwara yatatse umubiri. Murimo ogukuremera ogukwata ubundi shikura umubiri gwakora imirimo myinshi. Ndetse n'umurimo ukomeye. N'umurimo w'ugumire wo kwita ku zindi ngingo. Wo kufaha zindi anjinge zindi. Wo kwita ku zindi nshingano. Iyo amaraso yaheze mu mutwe, nabwiye ko mushyira igitambaro gishyushye nabagira ngo numuteke igitambaro cyose ku bitugu. Igitambaro gikonje hejuru ku mutwe. Igitambaro cyufuka ahigura mutwe. Hari indwara yitwa isereri. Hari indwara iba kweta ruzengera. Indwara yitwa isereri. Indwara iba kweta ruzengera. Ubwayo nayo si indwara ahubwo ni ikimenyetso cy'uburwayi. Waje nayo indwara kurekana akamenyetso ko burwayi. Bishobora guterwa nuko amaraso atari kugera mu mutwe. Kibasa kureterwa nande kugira ngo ishaka amatekika mu mutwe. Bikaba ikimenyetso cy'uko ufite amaraso make. Kikereka ngo uyineshaga make. Cyangwa ikibazo cy'umuvuduko. Ubundi shi uyinekizibu cya pressure. Utuma amaraso atagenda mu buryo buri gahunda mu bwonko. Ubundi ishagama bikureterwa ishagama kugiye utagenda cyo mu bwonko. Cyabika bikimenyetso. Ubundi bikaba akamanyisa cyo kubura isukari. Cyo kubura shukari mu mubiri. Icyo bita hypoglycemia. Icyo bakwita hypoglycemia. Kugira isukari nke mu maraso. Kugira shukari nke umushagama. Uyu muntu akeneye isukari ufite hypoglycemia. Umuntu obo ine hypoglycemia na akeneye shukari. Umuntu wabuze amaraso akeneye imboga n'imbuto. Umuntu wabura ishagama akeneye imboga nangwa na nebijuma. Umuntu ufite ikibazo cy'uko imitsi yafunzwe n'amaraso n'amavuta. Umuntu ine kizibe cy'emise ebasirusibwa amashagama atakugenda cyo misaha. Bigatuma habaho arteriosclerosis cyangwa se bigatuma habaho ikibazo cy'uko amaraso atagenda neza ava mu mutima ajya mu bwonko. Kikaretera ishagama atakugenda gere ko bwo mutume kuzo mu bwonko. Akeneye turmeric. Akenere turmeric powder. Aine gukoresha turmeric powder. Ni ifu y'umuhondo. Nesano ya jaune. Like yellow. Yes. Nesano iri kushana yellow. Iyo fu esanejo yoza imitsi. Neyoza imitsi ejo. Niyo mpamvu akenshi abayikoresha mu mazi ashyushye y'akazuyazi. Niyo nshonga abantu abakugikoresha mu mizi gatakose munonga. Yakamuremo n'indimu. Agarimo n'indimu. Akenshi abo bantu barananuka cyane. Bwiro bwinje abantu abo nibaba bake munonga. Ngo ni n'umuti ku bantu babyibushye. Na abo cyukumanyisa no mubaza abantu abagumukira. Hari indwara zo mu mutwe.
tutakagumizemo abantu abatakumanya cyumarike ni tamariki umuntu uko abanyarwanda bakugeta tamariki ni ya yero n'isano ya yero. Hari indwara none y'indwara zo mu mutwe. Hariho n'indwara nije yo mu indwara y'umutwe. Indwara zo mu mutwe, indwara zo mu mutwe harimo ibisazi, harimo gushara, harimo agahinda, harimo ihahamuka, harimo kuhahamuka, harimo indwara zo mu mutwe ziterwa n'indwara isanzwe. Hariho indwara zo mu mutwe zikuretwa n'indwara ya burisho. Ariko reka mbere ku ndwara zo mu mutwe ziterwa n'indwara zisanzwe. Reka mbagambire indwara yo mu mutwe ikuretwa n'indwara za burisho. Hari indwara y'ibisazi, hari indwara yo kugwiraro cyangwa se yo mu mutwe, ingashe yo mu mutwe, nuko aricyo kinyarwanda cy'ikinyapfura dukoresha. nicyo kinyarwanda kiba kirakozesa. Akenshi ubwiro bwingi ziterwa no guhumana kw'amaraso. niziretwa habo gusisikara kw'eshagama. Niyo mpamvu amaraso asukuye, niyo shonga eshagama ino buyonjo, ariko imwe mu miti myiza kuri uyu murwayi. niyo mibazi eshemene kwabo umuntu ino buyiro. Akeneye umwuka mwiza winjira mu maraso. Akeneye umwisi y'umurungi okukubasa kutaha umushagama. Akeneye amazi meza. Ashemerere kuhabwa amizi marungi. Akeneye ibintu byose bisukura amaraso nko kunywa amakara. Akeneye ibintu bikubasa kuyonjesha gama nk'amakara. Harimo gukora imyitozo ngororamubiri. Harimo gukora ibisasayizi. Ibintu bihumanura amaraso. Ibyo bintu bibasa kushemezesha gama. Hari n'igihe aba ari virusi yageze mu mutwe. Hine no bwere kuba bari yaseshikira umutwe. Iyo umuntu yarwaye malariya, umuntu twakuheza kurwara malaria ikamurembya cyane, akanoga munonga, arateshwaguza, natandika kugambisiwa. Niyo mpamvu indwara yose iyo yakabije cyane, niyo nshonga uri gushanga indwara yarenga munonga, umuntu aba agomba kumenya yuko ishobora kumuteza indwara zo guta ubwenge. Umuntu amanye no kumuretera indwara yo kubura ubwenge. Gerageza rero, ngezeho rero uhumanura amaraso yawe, ubase kushemezesha gama yawe. Gerageza gezaho, niba ufite malariya, korabo ino mushuje, koresha kenkina, ukorese kenkina, koresha artemisia, ukorese artemisia, birasharira cyane, musharira muno, nta kibazo ushyiramo ubuki. Kine nshongano wateka mu iminsi mikuza afite umubiri umeze neza, umubiri bice noza kuboye n'amagara marungi. Karaba amazi meza, amizi marungi, amazi ashyushye, amizi gakosya, n'amazi akonje ubisimburanye, n'amizi agarukosya n'agafuka urukubihinga. Hari ukora mu base y'amazi ashyushye ukiyuhagira n'akonje ukiyuhagira. No ukora mu mizi bafe y'amizi agakosya unaba ukora no mu mizi agakufukira unaba. Cyangwa ugahera ku yashyushye ugasoreza kwa konje. Ningashoka atandikira amizi gakosya ugahenderera hagakosya. Cyangwa ugahera ku yakonje ugasoreza ku yashyushye. Ningashoka atandikira hagafuka ugahenderera hagakosya. Uburwayi bwo mu mutwe buterwa n'imibereho umuntu aba yaranyuzemo. Uburwayi bwo mu mutwe bukuretwa n'umuntu ubundi n'imbere yagenzwe narabamo. Iyo ni indwara tuzagarukaho utaha. Iyo ni indwara yitirije garukaho ubw'igihe twatinda cyane. Tubasa kusiba. Niyo ndwara tuzaheraho. Niyo ndwara yitirije tutandikiraho. Nidusubira mu byigisho by'ubuzima. Turagaruke ahabyegeso eby'amagara. Indwara yitwa igicuri. Indwara y'abakweta ubugwesimbo. Reka rero nsorezaho. Reka mbe niyo nahenderera. Ni indwara iterwa n'inzoka yitwa Ascaris. Ni indwara iri kuretwa n'inzoka y'abakweta Ascaris. Iyi ndwara y'inzoka. Indwara y'inzoka ejo ikeneye ibintu bitandukanye. Ni tenge ibintu bitakushana. Ushobora wenda kubugira ibibazo byo guhuma. Ubundi nabo basa kuba inekizo byo kuhuma. Kumanywa nta mpamvu. Hatine nshonga yo neri kubireka. Kumva wakwitura hasi ahari hose. Ukahura no basa kwetera hanze aho wakubura ubona. Ngiye kubwira umuti. Ngangambiro umubazi. Koresha igitunguru gitukura cyitwa onion. Koresha igitunguru ekitukura kiba kweta onion. Wongereho tungurusumu. Utekeho tungurusumu. Ushyireho karoti. Utekeho karoti. Ushyireho ubuki. Utekeho ubuki. Ibyo bintu bizagufasha. Ibyo bintu bizakwasa. Bikoreshe ku manywa na nimugoroba. Ukorese omwihangwe nangwa no mu mwazi. Mbere yo kurya. Utakarire. Reka dusenge. Reka tusha. Aba data. Data umurungi.
turagushimiye twakusima twigisha icyigisho cy'ubuzima watwegese cyegese cy'amagara cyakora hari indi ngingo y'uburwayi bw'umutwe tuzagaruka ubundi hariho n'imyaka y'indisho y'ubwonko yituragace tukagambaho biruje dutangiye umwaka turatandika umwaka turakwinginze ngo tuzawusuze tutarwaye turakwashengereza uje turinde tuyize tuguhendere tutagwire ariko dukize n'indwara z'umutima utambire n'indwara z'umutima ibisebe by'ibyaha ibironda biye bibi ubitwomore utukize utugire neza utugirire nje niho umugisha abumvise ibyigisho izo mugisha abandi bahure cyegese izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo amen.